Ndinde? Nakabaye ndinde? None se ubwo ndinde? Ku ikibazo cyanzubaje ntazi niba n'abandi haza uwampa inama. Ninde watumye ndaha ngo ahari mubaze impamvu ari ukuwe yabishatse ntama amahirwe namwe yo kuba naba ndundi? Byaba ari iki guhirwa kw'inshoboza ururimi rumpa idatoranya ivuko n'imbo, none nkaba ibyo ndeba abantu bagena byose? Shaka kumenya umuntu wifashe nta soni habe ngo nitwa Muhire Maye, ryamfata kumva ntakwiye guhirwa n'ubwuza nkwiye. Shaka kurya akagati byose bigakereta, nanamira kutuzi nkumva ari umuneri ntasubira n'ejo. Ngenda ntaho ngiye nkaza ntaho mvuye, nsindwa nta rubanza nsinda ntananyoye, sinshamaje rwose. Nzahajwe n'imigambi ingingo narazirunze, ngize ngo nsenze Imana nshaya mu ya ruzungu, bibonye inyoheye iwacu. Nshaka kubaza data impamvu atari we data kandi akaba na data, ngo mbwire data wundi menye uwo nshinja nyawe. Sanzwe ndi umuhombyi witwa umwijya umwaye, wimwe utwamwa hose ntacyo nzi kibitera, ntazi yituze rituye. Nshaka kumenya impamvu nagwije amashuri nshakenge ngakwiza umurava n'umwanya, none nkaba ndi ntawe nta mukoresho nshima. Nshaka kubaza Imana ya Shyundu nawe Rugwiza, ya Zabufundu Bunyambi, yo yamenya ibibazo yanjye ntinzize ubwige yanteye. Nshaka kuba undi muntu wizihiye gukundwa, winamye mu mahirwe, simbe mbara ubukeye. Shaka ifoto ndi bwana